This is Kigali. This is Kigali. As you see, this is Kigali. We're here enjoying the time. We are enjoying Kigali. Meze gute Damien? Meze neza. Ni meza. How is Kigali? Very nice. Nafashe ariko nari. Kigali meze neza se? Ya Kigali bisawa kabisa. Hano wari uhazi se uzi ko habaho? Hano handitse Kigali icyo rwose ni si ibintu birenze se kuba uhageze? Ndishimye kabisa ko ndi Kigali City n'umuhungu wanjye turimo gutembera. Twatembereye rwose ndabimeze neza. Ya ubu twavuye Gisenyi tugeze Bugesera. Kigali ubu turi kwenjoyinga rwose. Ya ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ahantu urahazi se? Wapi? Ntago hazi. Ntago mazi ndi mushasha heno. Waherukaga ryari hano hantu muri kano kanya hano turi? Naherukaga ntago nigeze magera kabisa mwamwe nakabagira. Hano ni mu mujyi wa Kigali. Hano ni mu mujyi wa Kigali niho rwose ibintu byose babikora. Urabona hano inyuma abantu batari kuhareba ni bahita muri car free zone. Car free zone. Car free zone hano ni muri free zone yo muri Kigali. Urabona niyo urebye na hariya urabona hano nyine suri kureba na se. Hano ibintu byose hano niho bibera. Iyo ushatse uraza hano abari na wifi abantu babicariye hano. Free wifi. Urabona nabana abantu bose babicaye hari inyuma. Yene musobanura rwose ugiye no hamenya dore mutembereza Kigali. Hano se? Oya hano kuri kano kantu ka Kigali akangaka turiho. Niho wa musore wacu yafata indirimbo w'umuhanzi bita Ishkevin. That's good. Ubwo ngubwo rero ngagira ikintu ubwira abantu bo ku Mucyo News TV. Ya abantu badukurikiye ku Mucyo News TV ndabasuhuje muraho mwese. Imana iduhana umugisha. Mwene so Damien abandi umwe mu bana b'Imana ab'Imana yakunze ikabatoranya ikabakura muri benshi ikabareza ijambo ry'igihe. Twashimye kugira ngo natwe dutembere ari no mu bimwe mu byo kwamamaza umurimo w'Imana. Damien amaze iminsi ngahe Kigali? Icyumweru kiri gushira. Usore kumva asubirayo ra? Ya hafi rwose icyumweru cya nyuma icyumweru kimwe ngiye. Nyine uri kumva wasubira cyangwa uri kumva akigumira muri Kigali? Kigali ni heza umuntu akurikira ibyiza byaho yahaba ariko nyine kugenda ni ngombwa. Kugenda ni ngombwa cyane. Ubwo abantu bari hanze cyangwa se bari muri Amerika se muri Amerika ni nkandi ukumbuye mu bantu wasizeyo ninde ukumbuye kurusha abandi? Nkumbuye fast mudamu wanjye by'umwihariko n'abana ndetse n'umuryango wabo dusenga hamwe bose n'abaturanyi bose ndabakumbuye kandi ndabasuje mu izina rya Yesu. Rero Damien reka tugushimire kugenda udufasha gutembera. Ubuse nituvanura ahita twerekeza twerekeza ku Icumbi. Ejo tuzaba turi Ruhengeri. Ejo tuzaba turi mu Ruhengeri. Yego no kugenda naho tureba uduce tumwe na tumwe twereka abantu twereka abaturage cyangwa se aba diaspora muri rusange bakabona u Rwanda ukuntu rumeze bya bindi bita gukumbuza muri rusange. Ya filime hose barebe ko turi Kigali amazu n'ahandi wayabona uretse mu Rwanda muri Kigali. Iyi nzu hano star y'abahanzi bahitamo kuza kwifotoreza nanjye cyangwa se kwafatira indirimbo ndagenda avuga tereka amafoto dufoto ndetse niba na ngombwa tubashe kuganiriza abadukurikiye bamenye ko natwe twatembereye twagiye kugira ngo turebe ko twabagezaho ibyiza byinshi bitandukanye. Ijambo ry'umunsi wabwira abantu abakunzi b'Umucyo News TV? Ijambo ry'umunsi ni ukubabwira ngo muri Yobu haranditse ngo Uwiteka ashobora byose ntacyo Uwiteka ananiwe naho Imana itagukura naho itagushira. Yobu yaravuze ngo nzi yuko Uwiteka ushobora byose kandi ko ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Abantu bashaka kwangira ubusa bakaguhiga bakagutuka bakakubeshyera bagashaka no kuvutsa ubuzima bwawe ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Uwiteka ari mu ruhande rw'ababisha bacu. Uwiteka ntacyo yatwimye. Uwiteka ntacyo yarakudukorera. Ni ukuvuga ngo byose nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu mbese mubisha wacu yabande. Imana rero ishobora byose. Reka mbabwire ngo nimuhumure yemwe abarushye n'abaremerewe. Uwiteka aravuga ati nimunsange munyikoreze imitwaro yanyu yose
kuko nita kuri mwe. Kandi arongera aravuga ati yemwe abantu benshi muri minsi barimo kuzerera bashakisha, ariko hari imyuka ari kuzerera nayo iri gushaka kubayobya, iri kubavutsa ubuzima. Ariko reka mbabwire ngo Uwiteka ashobora byose, mwizere umwami nk'umukiza, mubatizwe mu izina rya Yesu. Utarabatizwe mu izina rya Yesu ntabwo aramenya Imana. Batizwe mu izina rya Yesu umenye ko umwami ari umukiza kandi akugire neza. Rero ndakubwira ngo weho urushye uremerewe, sanga Uwiteka arakuruhura. Yewe muntu urwaye, Uwiteka ni umukiza. Yewe muntu wumva kuri majune waba wabuze umuntu ugapfisha umuntu none cyangwa ejo, wumve ko na Yobu yari yarapfuye cyangwa se yarapfishije abana be bakazuka kongera akabona abana be, ndetse Yobu yari yageze ahantu hakomeye ho gupfa, ariko Uwiteka aramukiza. Sori rero wewe ugeze ahantu ho gupfa, menya ko Uwiteka ari umukiza. Nimba wowe ufite n'umuntu wapfishije, menya ko Uwiteka azura n'abapfuye. Twongere kwihanganisha umuryango wa mwene data cyangwa se umuvandimwe Theogene, rero pasiteri wo mu idini, ariko yakunda kubwiriza anasenga cyane, asengera abantu, avuga ibitangaza n'ibintu Imana yamukoreye. Rero Theogene twumvisheje ubundi ngo yapfuye azize ikibazo cy'impanuka. Nkaba nihanganisha umufasha we ndetse n'abana yasize, nihanganisha umuryango wose, nihanganisha abantu bose babajwe n'urupfu rwa Theogene. Mbabwira ngo mukomere cyane, Imana ikomeze ibane namwe. Inama y'umunsi ni kubabwira ngo mwihangane, Uwiteka ashobora byose, bitameze neza ejo bizagenda neza. Uwo urwaye Imana yakiza, ushonje Imana niyo igaburira, ufite ibibazo Uwiteka ni se w'imfubyi akamugaba w'abapfakazi. Ntacyo Uwiteka atagukorera mu gihe uciye bugufi ukayisenga ukayisaba wihanganye, kandi iyo wizera utajya gushidikanya, Uwiteka ashobora byose. Kugira ngo umuntu abeho neza yakora iki? Kugira ngo umuntu abeho neza ni uko yaba mu buzima bwa gikirisitu, akemera umwami akagenga ubuzima bwe, akamenya ko uyu mubiri ushobora kuzapfa ukanabora, ariko hirya yo gupfa no kubora, hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima butegereje. Rero ubwo buzima naho ndabona uretse uri muri Kristo Yesu. Hanyuma se ni iki wabwira abantu umaze kugira izo nama zombi? Icyo nababwira ni uko izo nama zombi babwiye atari njyewe babwira, ahubwo ari umwuka nyobowe n'Uwiteka Imana, babwira ngo nimubikere cyangwa se ngo mubyirengagize, ahubwo mubikomeze, mwebwe mutegereze mwihanganye, murebe umurimo w'Uwiteka. Urakoze cyane Damien, reka mushimire kandi nagushimire ko uri kudufasha kugenda dutembera igihugu, tunatembereza abakunzi b'Umucyo News TV. Reka kandi nabo mbashimire abakoze subscribe, n'abasaba komeza bakore subscribe kugira ngo dukomeze tugende 5 kuri 5. Urakoze cyane. Yego, nawe ndagushimira ko cyane Slim Jesus.